Yes, amahoro kuri mwese nshuti zanjye, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Ejo nabonye Macron muri speech yarakaye, yabize icyuya, ibintu byamucanze. Muri make uyu mugabo Afrika iraza kumusaza, turagaruka muri speech yiwe, ariko cyane ngewe mbaganirira ku kintu navumbuye kizatuma Ubufaransa bukora ibyo bushoboye bwose, ariko Niger ikaguma mu maboko yabwo. Ufite twaganiraga cyane kuri uranium, twumva ko uranium ari ibintu bikaze cyane, nyine ni ibintu bikaze, ariko hari ibindi bikaze cyane bisaba ko utekereza kure cyane kugira ngo wumve impamvu Ubufaransa butazashobora kurekura Niger. Reka tubiganireho, tugaruke kuri speech yiwe, tugaruke kubiri kubera muri Niger muri iki kiganiro. Gusa ni ibintu Abafaransa barasekeje cyane. Yes, rero mu ijambo ryiwe Macron ku munsi w'ejo yavuze ibintu byinshi cyane, ariko nari ntegereje ahantu ari buze kugera kuri Niger, ndebe uburyo umugabo abiri cyuya, uburyo umugabo umujinya uzamuka, uburyo umugabo asaruka agira ngo arimo aravugira Ubufaransa. Ibi ngibi byaranshanze cyane, kuko Macron yarateruye aravuga ati ibi bihugu bya Burkina Faso, Mali na Niger ni ibihugu twatabaye. Iyo tutabitabara uyu munsi ntago twakabaye turimo turavuga kuri Mali, ntitwakabaye turimo turavuga kuri Senegal, even na Niger ntitwakabaye nayo ubwayo tuyiganiraho. Ati Ubufaransa bwarabatabaye. Macron, are you serious? Are you serious? Ubufaransa iyo butica Gaddafi, ntabwo iyo ntambara yo muri Maghreb, iyo ntambara yo mu butayu ntiyashoboraga kubaho. Ujye usubira inyuma uhera ibintu ku isoko aho byatangiriye. Numva ko ari cyo kintu wakagombye kubutekereza. Kuvuga ngo watabaye Mali, kuvuga ngo watabaye Burkina Faso, turabizi ko aho hose uhafite inganda, uhacukura amabuye, uhacukuraga amabuye kuri make, wibuka ushaka wagombaga kuza kuba umudefenseri w'ibyawe aho ngaho. Ariko intambara yose yaje muri Mali, intambara yaje muri Burkina Faso, intambara y'aba jihadiste yose iri kugenda yaguka muri Afrika, ni intambara ituruka mu musaruro wanyu mwebwe Abafaransa n'Abanyamerika. Kuko iyo mutica Muammar Gaddafi, uyu munsi kiriya gice cyose cya Afrika cyari kuba gitekanye. Ahubwo ngiye navuga ngo Abafaransa mumeze nka ya nzoka izenguruka ikashiduka nayo yirumye umurizo. Buriya kwica Gaddafi mwirumye umurizo. Gaddafi yari umudefenseri mwiza ubarindira biriya bice byanyu byose byahariya, kubera ko kuva Gaddafi yavaho, intwaro mwatanze muri Libya, izo Gaddafi yari asanzwe afite zose zagiye mu mitwe y'ibyihebe. Ni nayo mpamvu iki gice kiri kubura amahoro uyu munsi. Rero kuvuga ngo warabatabaye, ugomba kubanza ugasubira, ntukajya ugira ngo Abanyafurika ntabwo dutekereza. Nujya aho ngaho urimo kuvuga, ntukajya ugira ngo urukubwira abantu badatekereza. No, ibintu biri kuba hariya ni umusaruro w'ibyavuye mu rupfu rwa Gaddafi. Ninde wishe Gaddafi? Ni mwebwe Abafaransa, mwari muri imbere ya propaganda zose. So rero iyo uhagarara hariya imbere y'itangazamakuru mu makoti meza cyane, ukajya ukavuga uti twatabaye Mali, twatabaye Burkina Faso, twatabaye Senegal, no, ntukatubeshye. Ujye uvuga uti twatabaye ibirombe byacu, dutabara gaze yacu, dutabara uranium yacu, kuko nicyo kintu mwari mushyize imbere. Ntabwo ari umuturage, ko iyo muza kuba mutabara muje gutabara umuturage, mwari gutabara Abanyarwanda mu Rwanda. Abaturage muri ibyo bihugu twakabaye tubabona uyu munsi bameze neza, barimo gutera imbere. Ntabyo turi kubona uyu munsi. So rero kuza ukavuga ngo watabaye iki? Ibintu biri kuba hariya ni umusaruro w'ibyo mwakoze muri Libya. Ntihazagira Umufaransa wongera kuvuga ngo yatabaye Mali, yatabaye Burkina Faso, yatabaye Niger. Ahubwo ibyo bihugu mwabiteje nyuma yo kubyiba. Ntimunabyubake ngo bigire igisirikare gikomeye gishobora kubirwanaho, kubera ko igihe cyose mwabaga mushishikajwe n'inyungu zanyu. Ahubwo mwahise mubateza ikindi kibazo cy'Abayislamiste baturutse iyo ruguru muri Libya na hehe n'ibitwaro n'ibiki byose, mubarundaho ibibazo mutigeze mubategurira kuba bahangana nabyo. Ntukazigera uvuga ngo mwarabatabye. Ikindi
Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger, ibyo bihugu byose byarwaniye Ubufaransa mu ntambara ya mbere y'isi yose n'iya kabiri y'isi yose. Nta birombe bigira mu Bufaransa nk'uko Ubufaransa bubigira muri Afurika. Ari nayo mpamvu Abafaransa bagomba gushyira baro hasi yo bavuga. Abanyafurika batabaye Ubufaransa mu ntambara ya mbere y'isi yose, batabara Ubufaransa mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Macron sinzi niba uri umwana ku buryo ibyo bintu waba utabizi, wazajya ubaza Brigitte yabikubwira. Ujye ubaza Brigitte azajya abikubwira arakuruta. Numva ari cyo kintu Macron umuntu yamubwira kuko abana n'umuntu mukuru, umugore we n'umuntu w'umukecuru, yamubwira akamubwira ati dore ibintu byagendaga gutya na gutya na gutya, Abafaransa bakoze gutya na gutya. Ntiwihandagaze ngo ujye aravuge ngo watabaye Mali yarabatabaye. Muriho kubera Mali. Ibyo bintu rero ni ibintu bikomeza ahubwo kubabaza Abanyafurika no kubibutsa ko bagomba guhangana namwe kuko mutari abanyakuri. Ikindi kintu Macron yavuze muri iyi speech yiwe nanone cyansakeje ariko kikananyereka ko abagabo bashobora kuba batekereza ko nta mu mutwe tutagira ibyo dutekereza. Yaravuze ati tugomba gutabara Bazoum kuko ni umuperezida watowe n'abaturage kandi ushyize imbere inyungu z'abaturage, tugomba rero kumutabara. Ati ndimo kumva muri zindi kapitale, Washington, Butaliyani nahe hose nimo kumva bashaka kubivaho ngo bagiye gukorana ngo n'abapuciste. Oya, twebwe tugomba gutabara Bazoum tukamusubiza ku butegetsi. Ahita avuga ati mukumva ho kantu, ahita avuga ati ubu ngubu kudeta ibaye muri Bulgaria cyangwa muri Hongria ni ibi ngibi twavuga. Ariko Macron wagiye utekereza ku ngero zawe, amateka ufite muri Afrika, amateka ufite muri Niger, amateka ufite muri Mali, amateka ufite muri Burkina Faso, niyo mateka ufite muri Bulgaria, niyo mateka ufite muri ibyo bihugu by'Uburayi watanzemo urugero. Ibyo bihugu se wigeze ujya kubikoloniza? Wigeze ubikoloniza kugira ngo habe hari amateka mabi mufitanye? Wigeze ubyiba kugira ngo bibe bigufitiye umujinya? Abafaransa rero ngiye biransetse iyo barimo kuvuga ngo ntago barimo kumva uburyo urwango rw'Abafaransa rurimo kuzamuka muri kano gace. Urababwira uti mugomba gusubira mu ishuri mukiga amateka, niba batarabigishije amateka bayabigishe neza. Niyo mpamvu nari kuvuga ngo Macron agomba kujya abaza Brigitte ni mukuru, yajya kubwira akakwigisha amateka neza, akakubwira ati muri Afrika twarahibye, muri Afrika twarabatoteje, muri Afrika twabakoreye ABCD. Brigitte arabizi yabikubwira. So rero nge numva ko iyi speech ya Macron yari irimo kwishongora cyane no kwerekana ko Ubufaransa ari igihugu cya demokrasi, bagomba kuza bakarengera demokrasi muri Afrika. Ibyo ntibishoboka kubera ko nta nubwo ari nako kuri, kubera ikintu kinatuma ikintu gituma mugaragara nkaho murwaye indwara bita werewere ni ukubera ko uzi imbere y'abantu bafite ubwenge ugashaka kubabwira nkaho badafite ubwenge. Iyo uje imbere y'abantu ukababwira uti Bazoum ni perezida watowe n'abaturage, tugomba gutabara igihugu cya demokrasi. Okay, reka tubyumve, sava, dutabare Bazoum yatowe n'abaturage. None ni biki birimo kuba muri Gabon nako muri Cote d'Ivoire? Ibyabaye muri Chad ni biki? Muri Cote d'Ivoire Alassane Ouattara yahinduye itegeko nshinga mu buryo n'abaturage bose batabihurizaho. Iyo ni kudeta kandi ni umwariye wanyu. Nituza muri Chad kwa Deby amara gupfa, itegeko nshinga rya Chad ryavugaga ko uhagarariye assemblée ari we ugomba kuba perezida wa Chad. Washyizeho umuhungu wa Deby. Ibyo ni iki? Iyo ni demokrasi. None urajya imbere y'abantu mu ikoti ryiza na karuvati wayifunze neza, ukajya imbere y'itangazamakuru ukashaka kuvuga ngo tugomba kurengera demokrasi. Ibyo ni ibiki urabwira abantu? Urakeka nta mu mutwe dufite? Mugomba guhagarika izo game zigahagarara. Icyo muvuze kikaba icyo.
naho kuvuga iki ngiki hirya ugakora kiriya, ntabwo abanyafurika bazigera babyumva, ntabwo bazigera bakira. Ubufaransa iki ngiki nanone na Macron yavuze ngo ndumva mu zindi kapitale abanyamerika abafaransa nk'uko barimo kubivuga, ce sont de faux amis. Ce sont de faux amis, ni inshuti mbi, ntabwo ari abantu bo kwizera. Ni nabyo njya mbwira Zelensky ngo nawe yumve niba yumva. Abanyamerika abafaransa bari kubita de faux amis kubera iki? Kubera ko abanyamerika bamaze kuganira n'aba basirikari, bamaze gushyiraho uburyo bagomba kumvikana, kuko murabyibuka muri podcast zashize twavugaga ko abanyamerika bafite ikigo cya drone ahangaha muri Niger hafi ya Niamey. Byaje kugaragara ko ahubwo CIA ifite mu butayu bw'iki gihugu, ifiteyo ahantu hibanga hanini cyane, hari abasirikari ba CIA bagera, abakozi ba CIA bagera mu 1500. So ibi byose Amerika irashaka kubisigasira, kandi noneho Amerika irashaka ko ikomeza gukorana n'aba ngaba, kubera ko yabonye ko ahangaha muri iki kibazo umuruza cyangwa se uzagitsindwamo ni Umufaransa. Umunyamerika rero ntabwo azigera ajya ku ruhande rw'Ubufaransa, kuko yamaze kubona ko muri iki kibazo uzatakaza n'Umufaransa. Imbaraga zose washyiramo, umuntu uzatsindwa muri iki kibazo ni Umufaransa. Ibyo ngibyo rero Umunyamerika aba yabibonye kare, agahita ashaka n'uburyo yahita bivamo. Ari nayo mpamvu Abafaransa birimo kubabaza ko barimo kwisanga bari bonyine muri iki kibazo. Ikindi kintu nababwiraga gisaba gutekereza cyane, gisaba ko muba abantu mutekereza cyane kugira ngo mukibone, twavugaga cyane kuri uranium ya Niger. Tukavuga ngo Ubufaransa ntibushobora kurekura Niger kubera ko bucukurayo uranium nyinshi. Nibyo, bacukurayo uranium nyinshi, ariko naje gusanga ikibazo gikomeye cyane kinakomereye Ubufaransa mwese mugomba gutekerezaho, ni nyuma yuko Ubufaransa bubuze Mali, bukabura Cote d'Ivoire muri buriya buryo byabayemo, ubu bukaba bugiye kubura Niger. Ni ukuvuga ngo ya influence y'Abafaransa bwiyemeranaga mu rwego mpuzamahanga igiye kubura. Ubufaransa budafite rya faranga ryabwo, budafite bya bihugu byose byagenderaga mu kwaha kwabyo, buzahita buba nk'Ububirigi cyangwa se nk'ikindi gihugu gitoya cyo mu Burayi, kubera ko Abafaransa mu nama mpuzamahanga babaga bafite ijambo, kubera ko ku ruhande rwabo hahoraga ibyo bihugu byabo, ibyo bihugu bigaruriye, ibyo bihugu bikiri mu kwaha kwabo. Ni ibihugu byari byinshi cyane, uko nufata Cote d'Ivoire, Senegal, ugafata na Centrafrique itarabacika, ugafata Mali, ugafata Burkina Faso, ugafata Niger, ugafata ni ibihugu, ubwo ngubwo ngeze mu bihugu bitandatu, ariko ni ibihugu bigera mu 9 cyangwa 10 muri Afrika biri mu kwaha byari biri mu kwaha kw'Abafaransa. So igihe cyose Abafaransa bajyaga muri izi nama mpuzamahanga, babaga bafite ijambo rikomeye, kubera ko babaga bafite n'ibihugu byinshi cyane, basa naho bategeka, bigomba kujya mu murongo wabo. Iyo influence rero igiye kuvaho mu rwego mpuzamahanga. Umufaransa azahita aba igihugu nk'Ububirigi, azahita aba igihugu nka Espagne, azahita aba igihugu nk'iki igihugu gisanzwe mu nk'ibi bihugu bya za Espagne n'ibindi mu rwego mpuzamahanga, muri politike mpuzamahanga, kubera ko influence yabo igiye kumanuka cyane, igiye kumanuka igwe hasi cyane. Muri iri jambo rero rya Macron, nyuma yo kubabwira ko kantu gakomeye, mukomeze mugatekerezeho, uranium ni ngombwa, ariko influence ni ikindi kintu gikomeye cyane. Ijambo Abafaransa bari bafite mu rwego mpuzamahanga ni ikintu gikomeye cyane, kandi namwe mu bitekerezeho, igihe Ubufaransa buzabura ibi bihugu, buzahita bugwa hasi. Rero Abanyamerika bo barabibonye, baravuga ati iki kintu niyo twakijyamo, ahangaha umuntu uzatakaza ni Umufaransa, ntabwo dushobora kujya ku ruhande rero rw'Abafaransa. Ari nayo mpamvu Abafaransa ubu ngubu batangiye kwita Abanyamerika ngo ni faux amis, ariko Umunyamerika ahantu hose areba inyungu ziwe, ahantu hose areba inyungu ziwe. Buriya Abafaransa bo bamaze kumuboneraho uruva gusenya, kuko bigeze no kugirana isoko ryo kubakira SAB, baramaze no gusinya amakontra na Australia, baramaze gusinya amakontra ni amabiliyoni y'amadolari.
bagiye bumva abanyamerika babanyuze inyuma muri propaganda zabo, isoko baribakuraho. Ni ikintu cyababaje abafaransa cyane, ariko ni ikintu gisanzwe abantu bagomba kumenya. Umunyamerika icyo ashyize imbere, ikizahora imbere ni inyungu z'umunyamerika. Rero aba bafaransa rero bakaba bari bukomeze. Mu ijambo ryiwe numvise Macron, mu ijambo ryiwe numvise ameze nkaho arimo gusheta ECOWAS. Arashaka ko ECOWAS yohereza ingabo, none Ubufaransa bukagenda busapotinga ECOWAS. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane kuri Macron, kubera ko ntashobora kwiyizira wenyine. Twarabibonye ambasaderi w'Abafaransa yarirukanywe muri Niger, yahawe amasaha 25, amasaha 24 sorry, amasaha 24 yararenze yahawe. Uyu munsi aracyari muri Niger, nkuko abasirikare babivuga. Baravuga ko ntabwo yemerewe kuba yasohoka muri ambasade ngo atembere hanze, kuko ni persone non grata, nta burenganzira afite bwo kuba yatembera hanze ya ambasade. Naguma muri ambasade sava, ariko kuhava ukavuga uti aba basirikare ntago bari legitime, na Macron yabivuze mu ijambo rye ati ntago ambasaderi wacu azataha, ntago bari abantu bari legitime. Ni ukuvuga ngo ukomeje kuavansa confrontation, ni uguhangana. Ni ukuvuga ngo ubungubu ikigiye kubaho, ugiye guhangana n'aba basirikare, ugiye guhangana n'abaturage. Nta kintu na kimwe wakora cyatuma aba baturage baza ku ruhande rwawe. Ngiye naje no kubona n'ikintu kibabaje ibihugu bisinyira Ubufaransa. Amabanga akomeje kujya hanze. Mbere yuko dusoma bya bindi by'inganda zabo zitishyura imisoro muri Afurika, bya bindi byose, ikindi kintu kibabaje burya ngo kuri aba basirikare b'Abafaransa ni kontra. Ni ibintu nabonye biri guca kuri televiziyo z'Abafaransa. Abafaransa bamwe baberekana impamvu barimo gutsindwa muri Afurika, ntabwo ari ibintu nihimbiye hano. Buriya Abafaransa iyo bohereje igisirikare cyabo, hari kontra nyinshi bagirana n'ibi bihugu boherezamo ingabo. Ariko ikintu cya mbere cyambabaje ni ikivuga ngo dommage collateral zibazwa igihugu cyatabawe. Ni ukuvuga ngo iby'ingabo z'Ubufaransa zizangiza bizabazwa Niger niba ariyo yatabawe. Ingabo z'Ubufaransa nizica abantu bizabazwa Niger, ntago bizabazwa Abafaransa. Niko contract zimeze. Ari nayo mpamvu abasirikare b'Abafaransa baza bagakora ibyaha ndengakamere, kubera ko babazi ko icyo hari kubazwa niba ari umujenerali afite undi mujenerali w'umunyagihugu uzakibazwa. Murabyibaza ibyo bintu. Ni ibintu rero birimo utuntu twinshi tugiye tubabaje, dushaka kwerekana ko hariho abantu n'abarenza abantu. Ibyo bintu rero nibyo biri kubabaza cyane Abanyafurika. Rero ni ibintu turi bukomeze gukurikiranira hafi. Ese ECOWAS iraza kwiyongoza ijye muri iki kibazo? Kubera ko umuntu wese uri buze kuza muri iki kibazo ari ku ruhande rw'Umufaransa arahita b'umwanzi w'Abanyafurika. Nicyo kintu ngiye nababwira. Uyu muntu wese uri buze muri iki kibazo ari ku ruhande rw'Abafaransa araba umwanzi w'Abanyafurika bose, kubera ko nkuko mubizi African Union yarabyanze ibyo gutera Niger. African Union yabikuye mu bishoboka, yaranabyamaganye. Rero kuvuga ngo mugiye gutera Niger mukoresheje ECOWAS ni ikintu kiri buze gusenya bino bihugu byose bisigaye mu kwaha kw'Abafaransa, kuko ari uyu Ouattara wanyu musigaranye ari mu manegeka. Macky Sall yarabafunze bose, ariko nawe ntawamenya ibye. Ni ukuvuga ngo igihe cyose muri buze kwiyongoza ngo mutangije iyi ntambara, ni ikibazo kiri buze kubagaruka mwebwe ubwanyu mu bihugu byanyu. Ndanashimira cyane Algeria yanze gushyigikira uyu mugambi, ivuga ko ishyigikiye ko bose bajya mu biganiro. Ubu tunavugana Algeria ihanganye n'aba Bafaransa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Abanya-Algeria agiye kujya muri Amerika. Iki kibazo cya Niger bazakiganiraho, nkuko nabibabwiye. Umunyamerika ari kuri side yo kuba yashyira baro hasi akajya ku ruhande rw'abaturage, ko Umunyamerika ntabwo yifuza ko
ibigo byiwe biza kuzengurukwa n'umuturage nk'uko biri kuzenguruka. None se nk'ubu ngubu muri Niger abafaransa bari kwibaza ati kubera iki ari ibigo by'abanyamerika mukaba muri kuzenguruka ibigo byacu gusa, ko ikigo cy'abasirikare cy'abafaransa muri Niger kirazengurutswe, abaturage bavuze ko bazahava ari uko abasirikare batashye. Abafaransa bari kwibaza ati kuki mutazenguruka n'abanyamerika? Abanyamerika nta story mbi bafitanye n'abanyaniger. Abanyaniger bazi umufaransa kuva kera, myaka ya kera. Abanyamerika si beza ndabizi, ariko nanone amateka nibyo nabwiye Macron ngo ajya abaza Brigitte abimusubiriremo abimubwire. Amateka ni ikintu kibi, ari nayo mpamvu aba Bafaransa bari buze kuguma bashakisha inzira zose batoboreramo. Biraza kubagora cyane aba basirikare ukuntu bari seriye cyane. Bamaze gushyiraho ministre w'intebe, uyu nguyu akaba yitwa Lamine Zeine. Lamine Zeine nguyu akaba ari we ugiye kuba ministre w'intebe wa Niger. Uyu akaba yarigeze kuba ministre wa finance. Iki ni ikintu cyiza cyane kuba batangiye kuzanamo abantu bazi ibibazo byatejwe n'abafaransa, baza aya makontra, bazaho Niger babarira. Kuba bari kubazana noneho muri revolution ni ikintu cyiza cyane. Macron rero komeza witapagure hirya no hino, turebe ko wabona support igusubiza influence zawe. Iyi ni Waka Waka podcast, mukomeze mugire ibihe byiza.